Kagame ni umuntu twakwita intumwa y'Imana nk'uko Mose yaragiye abisirayeli. Paul Kagame ari ubu nyakubahwa muvyeyi w'u Rwanda, intumwa y'Imana ari we Mose wakuye abisirayeli mu nyanja itukura. Kagame wadukuye ahaga, dukura mu ngorane nk'izo, aturindiza arashyiraho ubumwe bw'Abanyarwanda. Buse namuvuga ngo iki ni ukuri. Turabaramukije rero mwese abakurikira ibiganiro byacu kandi twizere ko bibanyura umutima. Turabibutsa kandi gukanda subscribe kugira ngo mubashe kubana natwe mu biganiro bindi tugenda tubagezaho, kandi twizere ko ari ibiganiro bigenda bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusaza w'inararibonye, agiye kutuganirira ku mateka nk'umuntu w'inararibonye, kandi twizere ko muri bukunda ikiganiro cyacu kuko ni umusaza wanyuze muri byinshi byakwigisha urubyiruko ndetse n'abandi banyarwanda bose muri rusange. Ruzagayura yateye ryari? Ruzagayura yateye muri 41. Ubona yaratewe n'iki? Uko Ruzagayura yateye, mbese yatewe n'izuba. Ariko icyo gihe abantu babibonye bati izuba ryatewe n'intambara ya Hitler. Ibyo rero Hitler twari abana ntitumuzi, usibye mu Ruhengeri gusa. Mu Ruhengeri niba barahingaga mu zuba bigakunda, ariko niho hari heze ibintu abantu bajyaga guhaha. Icyo gihe rero nta modoka zariho, ahantu hose izuba rirava, rirangiza 41, rirangiza 42, rirangiza 43, izuba riva gusa. Icyo gihe rero ibintu byose byarumye, ariko ubwo byari byumye, nanone rero hari ubujiji butarabona abahanga bo kumenya ibintu. Mbese nta myumbati yabagaho, mbese inyanya mubona, ibitunguru, imboga z'amashu, ibiki byose, ibyo byose ntibyabagaho. Ariko nanone aho ibyo kurya byari biri mu Ruhengeri habagaho ibishyimbo, ariko nta modoka yo kubitwara yahabaga. Rero muri iyo myaka, numva kumara iyo myaka utagira ikintu ukura mu murima, ari izuba gusa. Icyo gihe rero abantu bamerewe nabi, bakajya bapfa umugenda, umuntu atazi n'iyo ajya. Ariko cyane cyane no guhambwa ntibyariho, hari impyisi zikabarya. Mbese impyisi zicitse vuba nyuma ya 60. Nizo zaryaga abo bantu bipfushe? Nizo ziriraga abo bantu. Wari ufite imyaka ingahe Ruzagayura? Ruzagayura kuko bakoze ibintu byo guhimbahimba. Bavugaga bati umutwaro uyu n'uyu Ntagozera avuye ino, bati niho umuntu yavutse. Ntagozera yari inde? Ntagozera yari shefu w'inaha ngaha. Mbega Ntagozera yari shefu w'inaha ngaha. Barabaraga bati Ntagozera avuye inaha niho wavutse? Yavuye inaha niho wavutse. Uko niko ababyeyi babivuze. Ugereranyije wari ufite imyaka ingahe? Ariko ingereranyije, ubundi nyine igituma mvuga 82 nuko nkurikije ko bavuze ngo navutse icyo gihe muri 39. Naho ubundi gendora ntanga baranyibye n'icumi. Wese muri 41 ko navaga ino nkajya i Kigali, nta modoka yariho, ari amaguru. Nkajya gufata ibishyimbo by'impande hariya kwa Bwana Honore Rukoma, misiyoni ya Rukoma. Icyo gihe Bwana Honore ko ari we misiyoneri waduhaga ibishyimbo bita impande. Ibyo nibyo byagiye bituramira rimwe na rimwe.
bundi rero izuba ryaracanye koko twanikaga inkonya z'insina tukazisekura tukazikuramo umutsima. Twajyaga gusoroma ibiboga ku nkuka ya Nyabarongo cyangwa se muri Bishenyi, aho hari igishanga, niho twakuraga ibiboga bita ibigobamunwa. Yitwaga ibigobamunwa. Babyitaga ibigobamunwa. Tukabonayo n'isaga, nuko ibyo tukaza tukarisha wa mutsima, ariko tukongera gusayidirwa na bya bishyimbo twafataga urukoma. Uwo mutsima w'inkonya nta bantu wagwaga nabi? Oya, ntawe waguye nabi. Ahubwo se wabaga umeze gute mu kanwa? ubwo mva ngo inzara yarembyaga abantu benshi, babaga batashoboye kujya kwizanira n'izo mboga. Ariko kandi na n'ubu dutunzwe n'uko hirya imodoka zirazana ibintu, zirazana imiceri, zirazana ibirayi, zirazana imyumbati, zirazana iki. N'ubu muri Rwanda nta kintu dufite, tuba twarabaye nka Ruzagayura iyo tutagira Kagame ngo adushakire uburyo bwose budukiza inzara. Nuko Ruzagayura rero iraba mukajya murya ibyo. Ese ubwo inkonya z'insina zabaga zimeze gute mu kanwa? Ntabwo zabaga zikereta? Oya, ntabwo zabihaga, ariko abaziryaga wenda badashoboye kujya kuzana na bya bishyimbo, cyangwa se bagenda basanga byashize bakagaruka ubusa. Uwagiye guhaha mu Ruhengeri nawe yarasize nk'abana 5 n'umugore, yagaruka wenda yagera mu nzira kuko nta rutindo rwabagaho, yitura mu mugezi icyo gihe akagenda agiye. Hari imigezi ikomeye nka Kayumbu, nka za Wakokwe, nuko akagenda agiye. Cyangwa byarabicaga ibintu mwaryaga, ariko uwo byishe wenda mukagira muti ni inzara imwishe. Nabyo birashoboka ko byabahitaga bagapfa. N'ubu hariho ibiribwa abantu bamwe badashobora, nuko hari byinshi yananirwa bimwe akarya ibindi. Naho rero yaze kurya ikintu kimwe, ejo ukagisubira, ejo bundi ukagisubira, nta kindi usimbuza. Ibyo ntabwo ari byo. Abantu barapfaga rwose. Barapfaga umusubizo nk'ubwo yaba yaragiye guhaha, abana baheba n'umugore yaheba, bakagenda bagapfa nta kuri. Hapfuye abantu benshi. Hapfuye abantu benshi. Nuko icyo gihe batagiraga ababarura ngo imibare imenyekane, ariko ni benshi cyane. Inzara yatumaga noneho imihango ikorwa yindi ihagarara, cyangwa nta kindi cyagombaga gukorwa, ntacyo. Nabo baraguzaga bagaterekera, ntibongeye kubikora. Babikoresheje iki? Inka se, amatungo magufi n'amaremare byabagaho bite? Nubwo birumvikana ko nabyo byapfaga. Inka bazijyanaga ku nkuka, aho twasijyaga gusoroma imboga. Babyitaga mbese kugisha. Nibyo bita kugisha muri iki gihe. Bazijyanaga ku nkuka. Ubundi se ubwo zo zari ntibaziryaga cyane? Inka nta kintu cyitwa kuri abantu bari bazi kurya. Ndavuga ntibaziryaga. Inka ze ngo zibavura iki? Inyama nyine. Niba ari ibyo uvuga, n'amata yariho ariko ntacyo yamaraga, ahubwo n'uwanywaga amata yaramuhitaga agapfa. Ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe abantu bitungiwe, ababayeho icyo gihe twatunzwe n'Imana gusa. Nawe inkonya waziriyeho? Yego, naziriye. Wumvaga mu nda ntacyo zigutwaye? Ntacyo. Hanyuma amakashi se yazo ntabwo ubwo yakeretaga? Ntayarimo, ntayabagamo. Izuba ryarabikamuyemo. Nuko hanyuma imvura yaje kugwa muri 43 niyo imvura yongeye kugaruka. Ubundi yari itaragwa na rimwe kuva muri 43.
ubwo imigezi yo ntiyari yarakamye. imigezi ntabwo yakamye, hari inka za nyabuvomo ntizakamye, ahubwo tugeze two mu miyaga tubonetse vuba aho bakoreye zakamye. mwebwe n'abarokotse Ruzagayura mwakoresheje ubuhe buryo nyine kugira ngo mubeho? Iyo nzara rero yari nk'umuvumo nanone, ntabwo yicaga abakennye gusa, ahubwo n'abakire bashoboraga gupfa bikatuyobera, kandi bafite amata yo kunywa yari ariho, ariko ntacyo yamariraga abaturage. oya byari bimeze nk'umuvumo waje muri iryo zuba. nicyo cyatumaga babyita ngo ni intambara yahitereye. urumva inzara yabaye imyaka 5, imyaka hafi 5. ni gute imvura itagwaga mu myaka 1, 2, 3? tuzi ko tugira ibihe 4 mu Rwanda by'imvura, 3 akaba ari iby'imvura. ni gute itagwaga? yarenzaga umwaka itaguye n'ubundi? umwaka wararenze n'ibiri yagezeho irarenga rwose. ubundi rero nta kuntu byashobotse mbere y'iyo myaka nyine. bajyanaga n'amasororo ngo mu bavubyi bakabona imvura, ariko icyo gihe barabigerageje bibi by'ubusa, ntabwo yigeze iboneka. nta muntu bohereye mu mugezi nk'uko umuco wari umeze, wenda b'abakobwa bacu ngo batwaye ibinyendaro? iby'abanyendaro rero, iby'abanyendaro rwose bari bafite icyo gihano muri iyo myaka y'icyo gihe. bari bafite ibihano, ntabwo tuzi ahantu babajyanaga kuko bavugaga ngo ni mu Kagoma bajya, ariko kandi twakundaga kubyumva ko biba hirya no hino, kuko icyo gihe nta bakobwa bacu bigeze batwara amada ngo tubibone. ahari batinyaga icyo gihano kimeze gityo. Ruzagayura rirarangira, abantu bagaruka mu buzima busanzwe, hanyuma ubuhinzi burongera bugangahura igihugu, niko navuga. ubwo hari ku ngoma yande burangira, iyo Ruzagayura irangira? hari ku ngoma ya Rudahigwa. Rudahigwa waramubonye? yaje n'i Remera Rukoma. waramubonye? ni rwose twaramubonye neza, kandi rero yajyaga aza n'i Kigali tukabonanira mu munsi mukuru wabaga ku itariki ya 21 y'ukwa karindwi, bayitaga isabukuru. ubwo se umwami we yabigenza gati yabona abaturage be bari kwicwa n'inzara bigezaho? nta kintu yari gukora na kinzuni, nta kintu yigeze akora rwose. uretse ko nyine abantu bahungiraga inzira mu Bugande, yari yarabubakiye ibigega bambe amacumbi mu Mutara. nicyo kintu yabamariye, nuko babonaga amacumbi yo kuraramo mu Mutara. nuko inzara irangiye se abaturage wabonye baragarukanye urukundo, barongeye barakundana, cyangwa inzara yateye umwiryane hagati y'abaturage? rega no mu nzara nta mwiryane wigeraga ubaho. ese umwiryane wabagaho hari uwajyaga kwiba undi amwiba iki? nta muntu wasagariraga undi. mwaheberaga uruje nyine, nta kwiba, nta kugira gute ngo umuntu aragira icyo yiba undi, nta mwiryane, nta wangaga undi. reka da, mwese cyari icyorezo cyabaga, twese twari ikintu kimwe. ni iki wabwira abanyarwanda, cyangwa se n'inama wagira u Rwanda muri rusange, ugendeye ku bunararibonye ufite? icyo nabwira abanyarwanda rero, ndagira ngo buri munyarwanda aho ari hose abanza ashima Imana, ayiha amashyi n'impundu, nyuma dukurikizeho uyu mukozi wayo yaduhaye kandi ikabimukoreramo, ari we
perezida wacu Paul Kagame, umubyeyi ukomeye, umubyeyi w'abanyarwanda bose, yadukuye ahantu hakomeye tutigeze tubona kuva mu mibereho yacu, mu myaka yacu twabayeho. Nta ngoma twigeze tubona nk'iyo Kagame afite ubu ngubu. Kagame ni umuntu twakwita intumwa y'Imana, nk'uko Mose yaragiye Abisirayeli, niko Kagame aturagiye. Kagame ni umukozi w'Imana, ni umuntu ukoreshwa n'Imana, ni umuntu ukunda igihugu, ni umuntu ukunda abagituye, ndetse ntiyemera ko twicwa n'inzara nk'iyo yahitanye abantu benshi kuri iki gihe. Nyuma y'iyo nzara, umuntu yabaga ashaje cyangwa se akuze atakigira imbaraga, akububira umukazana we cyangwa umuhungu we, akitwa urukwavu rukuze ngo rwonka abana. Kagame yadukuye kuri iryo zina ry'urukwavu. Ntabwo tukiri urukwavu rwonka abana, ahubwo umuntu umaze gukura akabura intege, aramubwira ati gana kuri sako, aba ariho wonka wo konka abana, ukabona icyo ukeneye, ukaba usindagijwe neza. Ndetse Kagame yamenye ko umuntu wese wakoreye igihugu nawe agomba kugira icyo kimumarira. Kagame ni umuntu utarigeze kuboneka kuva mu mibereho yacu yose. Kagame ni umuntu tutabona uko tumushimira, kereka Imana yonyine izakomeza umuha umugisha, izakomeza umuha amahoro n'amahirwe, izakomeza umuha u Rwanda rwacu. Tumuhaye amashyi n'impundu, arakarama rwose, arakaramba muri twe, mu Rwanda rwacu. Muzehe urakoze cyane. Buriya nawe iki kiganiro buriya gishobora kuzamugeraho. Harya buriya abayobozi b'u Rwanda uzi ni nka bangahe? Abayobozi b'u Rwanda bayoboye u Rwanda hano i Runda rero, ndavuga ab'igihugu, abami, kugera ku baperezida b'igihugu. Abami rero twabayeho ku ngoma ya Rudahigwa, kuko Musinga we yari ahise muri za 30. Ntabwo twashoboye kumenya Musinga, ahubwo Rudahigwa turamuzi, twakoze ibirori bye, twaramubonye. Ariko ku gihe cya Rudahigwa we yakundaga ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse mbona ari nacyo yagombye kuzira. Akundaga kutareba amoko, ndetse yarebye abantu bagiye bavunikira abandi bashyizweho n'ingoma ya gikoroni, bitewe n'ingoma ya gikoloneze, atangira kubagabanisha ati nta muhutu nta mututsi, uwahakiwe inka wese uwahatswe aratwara 3, noneho uwamuhatse atwara 1. Atangira kubagabanya, akuraho akazi k'uburetwa, ati umuntu azajya akora ahembwa. Dutekereza rwose ko Rudahigwa yabaye intwari cyane. Ibyo byose twarabirebaga. Akazi k'uburetwa turakazi, umuntu yakoraga nta kintu ahembwa. Nicyo gituma dushima ingoma ya Kagame ubu ngubu, ntawe ugikorera ubusa. yakurikiwe nande? Ubwo rero Rudahigwa yakurikiwe na Repubulika. Repubulika niyo yamusimbuye muri nyuma ya 59. Rudahigwa amaze gutanga, yasimbuwe na Repubulika yabaye muri 60. Noneho habanza umuntu witwa Kayibanda. Kayibanda amaraho igihe gitoya, babanza gushyiraho Mbonyumutwa. Mbonyumutwa rero arongera avaho,
Kayibanda asubiraho ubwo wari we perezida ubaye uwa mbere. Hanyuma uwa kabiri aba nanone uriya muntu w'irukiga witwa Habyarimana Juvenal. Noneho Habyarimana Juvenal murabibona yavuyeho ejo bundi, ababizi ni benshi. hakurikiraho Paul Kagame ariwe w'ubu, nyakubahwa mubyeyi w'u Rwanda, intumwa y'Imana, ari we Mose wakuye Abisirayeli mu nyanja itukura. Kagame wadukuye ahaga, dukura mu ngorane nk'izo, aturindiza, arashyiraho ubumwe bw'Abanyarwanda. Mbese namuvuga ngo iki ni ukuri, nta kuntu nabona icyo muvuga kereka Imana gusa kumuha umugisha no kumuha amahoro n'amahirwe, ndetse n'abo mu rugo rwe rwose, n'abana be bose, n'umuryango we wose, barakabaho, barakahorana amata, baragahorana impundu, baragahorana Imana yabaremye. Murakoze cyane muzehe, urakoze cyane. Buriya azabyumva cyangwa se bizamugeraho, turabyizeye. Cyangwa se niyo bitamugeraho akorana n'abantu benshi. Inzara u Rwanda rurahahirana, turahahirana, mbese inzara izongera kumuca hehe? Ntizibeshye rwose, izaca he? Yayishyizemo imitego myinshi, yarayirwanyije. ubu ngubu Gikongoro itariraga irera, umutara utarabonaga ubwubatsi urubaka. Yewe nta kuntu nabivuga, Imana niyo ibishoboye kandi niyo ibizi, muzamudusuhurize cyane. Murakoze cyane. Abantu birunda baragushaka, baragusuhuza, kandi baguhaye inshyikirano nziza, baguhaye impundu, baguhaye uti yewe nta kuntu twabivuga. Nka wa wundi wabonye amafaranga y'umuzungu ati sinabivuga. Nuko Imana imuha amahoro n'umugisha. Murakoze cyane muze, urakoze cyane. Nuko abakunzi rero bacu murumva ko Ruzagayura itari yoroshye, ariko abaturage b'u Rwanda barayirwanyije barayitsinda. Nkeka ko n'ubundi bwa bumwe bwacu bwahereye kera. Ntimuhweme rero gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo tugumye tubane, kandi n'iki kiganiro nikikunezeza ubona kikugira umumaro, ugisangize na mugenzi wawe kugira ngo twese tubashe kugumya kubaka u Rwanda twifuza. Murakoze cyane.